Zawadi kuba yaba yaratewe inda na Brezil. Okay, bibaho ariko nanone biteye isoni. Biteye isoni isanga ku mavi. Nisanga ku mavi senga mvuga ngo Mana nyongera imbaraga ubwo tugeze ku wa mbere mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya 11 nyongera imbaraga sonse uyu munsi, nyongera imbaraga nzasose kino cyumweru, nyongera imbaraga nzarangize kuno kwezi. Ariko hari abandi bakizwa bakava ku mavi bacecara bagaragare babivuge byarabaye, ariko turasaba Imana iki? Imbabazi. Niyo nama nabageranye niryo sengesho nabatura muri iki gitwabigiraho. Mumenye ngo hadoye yarashe bari abantu nawe ni wowe wasigashe. Kora ropuri rero kugira ngo wongere wambara imbaraga wegere Imana cyane kugira ngo nawe mu gitondo hadoye yarashe bazabede nawe atakurasa. Hanyuma rero reka tuve kuri Zawadi twivuga ijambo ry'Imana nabyo byari ingenzi kumuvugaho kugira ngo abantu dukuremo amasomo agiye atandukanye, abantu bari kwibaza bagaca Zawadi urubanza cyangwa se ako ni nabyo babacamanza abandi babura. Ariko buriya ngo umuntu uzi imikorere y'Imana, ngo umuntu uzi haduyi duhanganye nawe yagakwiye kugenza make akagenza make ahuko akabasengera. Yes, ndabasuje bakunzi bandi mu Kristo TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone turi kumwe na Gonareke Plus kuri kamera zandi mu Kristo TV, turi kumwe na Pastor Laban ari we nyirindi mu Kristo TV. Niwe tugiye kuganira nawe mutumirwa wacu uyu munsi. Turaza kuvuga ku bintu byinshi bitandukanye, ariko byose biraba ari ibintu byo kubaka umurimo w'Imana. Abantu badukurikiye rero mwumve ko kino kiganiro ari ingenzi cyane kuri wowe udukurikiye cyane, niba ukunda Imana, niba ukunda kwizera, ariko by'umwihariko niba ukunda Pastor Laban, ugakunda David, ugakunda ndi mu Kristo TV, tukurarikiye gukurikira kino kiganiro. Amen, 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 amen. Reka nkubite mbanguranye. Reka nakire Pastor Laban. Pastor Laban nakwakiriye. Murakoze cyane kunyakira. Imana iguhe umugisha. Nabashiki bacu na bene data nabo batwakiriye kuri telefone zabo cyangwa se kuri TV zabo. Imana ikomeze ibaduhere umugisha mwinshi cyane. Yego, kugira ngo nze gukomeza mvuga ati se ni gute umuntu ashobora kwakira umuntu we biba byagenze gute? Reka dutange n'isengesho ntaza kwibagirwa. Tubanze twiyagize Imana. Imana tiyo muri iki kiganiro cyane ko turibuze kuvugamo amagambo menshi agiye akomeye cyane, abantu badukurikiye neza mvuga ari amagambo akomeye turibuze kuvugira muri iki kiganiro. Yego. Reka nkusabe ubanze udushyira imbere y'Imana. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, wakoze imirimo n'ibitangaza ubana natwe kandi uratwemerera. Ushima ko twagera kuri uyu mwanya kwa masano ku iminota. Mana ndagushimiye cyane, izina ryawe niryubahwe. Tubera Imana, tubera umucyo, tubera umuyobozi muri byose mwamudukunda, mwuka utuyobore kandi aze agumane natwe nyagora ku ngoma kugira ngo izina rye ryubahwe. Dusengeye bene data n'abashiki bacu badukurikiye kugira ngo ubane nabo ndetse nabo ubagire neza mwamudukunda uko bakumva bimeze kose, tubabwire ngo haracyari ibyiringiro, izina ryawe niryowe kuko uri Imana nyamana, kuko turabizi neza ndajambo wavuze rizahera, izina ryawe nirishimwe. Ngagumana natwe David, ubane nawe nanjye, ubane nanjye abakunzi bacu data batose myiza, ubane nabo kandi imbaraga zawe zireme imirimo n'ibitangaza kuko uri Imana nyamana. Ngo turengere kandi utugire neza muri byose, niko dushima Imana mu izina rya Yesu. Amena, amena. Hanyuma ndakwakiriye iwawe. Yego. Yabise kugira ngo umuntu bamwakiriwe biba byagenze bite? Ubundi kunyakira iwanjye biterwa nanone no kuntu bubanye n'umuntu. Kuko buriya mu buzima tubayemo hari abashyitsi batagomba kurenga porotaye. Hari umushyitsi urenga porotaye akinjira mu gipangu. Hari umushyitsi urenga mu gipangu akinjira muri saro. Hari umushyitsi urenga muri saro akinjira mu cyumba cy'abana. Ariko hari n'umushyitsi wundi urenga mu byumba by'abana ukaba wamutwara ukamwicaza no ku gitanda cyawe. Biterwa rero na karite y'uwo mushyitsi. Wowe rero uri mu rundi rwego. Ubwo muri abantu bose bavuze ngewe ndi hehe? Wowe rwose wamaze kurenga muri saro. Hanyuma nkwakeye no kuri Gonareke Plus kuko kino kiganiro cyaciye ahantu hose abantu badukurikiye baze kubyumva neza. Yego.
hanyuma ngiye kubona Pastor Ban mubona ugaragara neza mu shati nziza karuvati nziza ariko by the way ngiye nkunda umukozi w'Imana ugaragara neza usa nisi agandi nako kuri David Imana yaguhaye birashoboka kandi twara sense Imana irabitubwira hanyuma rero ntatangira ikiganiro cyacu neza reka manze mvuge ko ari umugisha kuba mfashe kamera ya ndi umukristo plus nkayikoresha ngafata microphone nkazikoresha zo kuri ndi umukristo plus ngafata telepie mbese ibyangombwa byose byo kuri ndi umukristo plus nkaza nkabikoreraho nimba navuga ngo ndo wa mbere ariko ushaka warabikoresheje ariko nibwo bwa mbenge narabikoresha ariko urebye uri wa mbere wiyumvite ko warabonye ibikoresho bya ndi umukristo uko niyumva ko Imana ndakurita gukura ndakurita kugeza ndakimana itakura mu gihe cyabyo ibi bintu nabisengeye nko mu myaka igera ngo muri 3-4 nguvuga ngo Mana uzamfashe mfite ivuga butumwa David njamugora rimwe na rimwe nawe akangura kugira ngo dushoboye guhuza konegisiyo uzamfashe umbereze ibyuma niba yanaje Rubavu Gisenyi ariko asange noneho mfite ibyuma atazajya ava i Musanze byikoreye nibwo Imana asohoje iryo sezerano jewe mu gitondo nakarabye yego nambara nkuko ngomba kwambara yego nangije mfata mu mifuka rwose ndaza ndamanuka nta gikoresho na kimwe namanukanye niko kuri kuno se waruraye manuka na birahari kandi biruzuye buri kimwe cyose nubwo hari ibintu tugikena kugira ngo dushobore kunoza amashusho yacu neza ariko ndizana nashidi abisigana ibyo bike cyane kandi cyane niki kintu wabwira abantu badukurikiye muri rusange cyangwa se niba ari ubanushimira ukavuga ngo ndabagufasha muri ibi bintu ngiye nkunda gushimirwa njyewe mpamvu yushimye ugasaba n'umuntu umugisha yego bya bintu tuvuga ngo umugisha urakorerwa yego niko kuri ariko sinzi weho bakunda gusabira umugisha sinzi umukozi w'Imana cyangwa se nk'umupasiteri nawe ashobora gusabira undi muntu umugisha biriho ndakibazo yamusabira umugisha rwose birashoboka abantu banagira ikintu kimwe babwiye kimva mutima ya kintu nababwira kindi ku mutima nuko burya Bibiliya nasomye mu gitabo cy'imigani kirambira ngo uvomerera abandi nawe azavomererwa kandi ugerera abandi neza nawe azayiturwa icyo nababwira ndebagakene ndebakabura ibyo batanga yewe muntu wamfashije nubwo byaba n'amafaranga yawe 2,000 nubwo arabayarengeje bagatanga no mu majana na za magana nongeye guhagarara na kuri TV yanjye yandi umukristo ndetse na Gurigone Arike TV Plus ndabashimiye cyane kandi cyane muri abantu b'abagabo nubwo ari mu n'abagore ariko muri abantu b'abagabo murakoze igikorwa cy'abagabo no mugabo muri abantu b'abagabo cyane kuko mu yandi magambo mwasohoje isezerano kuko nabisengeye Imana imbwira ko izabikora ariko nge simone nzira mu gihe yagikwiriye umwe mu bantu tubana kuri groupe yaravuga ati Pastor mbita inzozi kandi zino nzozi nazirose Pastor ko tukubona kenshi ubundi tukakubura ukazima haba habaye iki namye ati rero kugira mu mbone David biba byamutwaye urugendo nanjye ndi mu bantu bo gushimira ururerure urimo nyine cyangwa se njya bikandwara urugendo rwe kugira ngo ngere aho ari ati nose harabura iki abe ati harabura ibikoresho byanjye bwite ndi kubibura ndana kimwe mfite abe na microphone 50,000 ramye ati sawa afata abantu bake arabegeranya abati ngiye nagize inzozi muri byinshi Pastor akeneye byibuze tumushakire na kamera byibuze Pastor imiyango wicara hatarakazuba yego turi gukomeza bo wicara ahantu hatarakazuba kugira ngo baze kukureba neza yego noneho nanjye yego umugani izuba riveri twatatse izuba rigeri kwatatse ubwo rero baba nabibabwiye tahuko Imana ishimwe buriya igihe usaba umuntu nawe akaba yarashaka kuguha ugasanga bibyaye amata n'amavuta yego bariyegeranya barabikora ndabashimira rero isezerano ryanjye Imana yabakoresheje rigasohora nabo nzi ko bayafite hazagira abandi na Imana ikoresha amasezerano yabo asohora harimo abakobwa ndacyabingingira Imana izabaye ngo kandi nziza nzahagera nabasuye ngaharyama ngo umukozi w'Imana harimo abamama bibana
Imana izabagirire neza. Harimo abamama bari hirya no hino muri Amerika, muri France, ahantu henshi hatandukanye, yemye bamama, yemye bagabo, Imana izabagirire neza ibihe byose. Nukuri mbashimiye abimvuye ku mutima. Mbashimiye kandi nongere, hari igihe nabikomojeho gake mu bihe byashize mu kiganiro, ariko buno mwanya nibwo munyakanya ko kubyatura ndabivuga. Mbashimiye bimvuye ku mutima, ndi muzakene, abana banyu ndi bazakene, iterambere ryanyu ntirizahagarare, rizakomeza iteka ryose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Imana izabedura umugisha. Uko mungunda, uko mbakunda, aba ariko Kristo adukunda, tuzahurira mu bwami bw'ijuru. Imana ishimwe cyane. Hanyuma nanjye nguwe neza kuba naje ngasura pastor afite ibikoresho bye, twakoze urugendo rurerure. Nubwo nacyo tambuzo cyane. Reka tubwiye ko abano bantu cyane baba barabikoze. Yego. Nibyo rwose. Ariko n'iki cyize cyo wangiriye cyo kuza nkicano nkayobora ikiganiro nacyo. David, buriya wowe se uri umuntu wanjye nanone wanambashe no gushaka bino bikoresho, ndobana ibikoresho byiza biri kuri karite y'ibyo turi gukora. Ubwo rero sungo byerengwe iki sucyo hari byinshi birenze kimwe bitatu nagushimira, kandi n'abantu babyumve. Hari kimwe birenze bitatu nagushimira, no kuba kano kanya twicaye hamwe ukamba iyi televiziyo ukayimfashamo, uri umuntu w'umugabo. N'umuntu w'umugabo ngiye umuntu w'umugabo nibyo rwose. Base nanjye wendereka ngushime, tugiye kwita dukomeza, ntago ari gutinda cyane mu gushima. Muri urugendo rw'iyobokamana cyangwa se muri urugendo natangiye rwo guhura n'abakozi b'Imana, yego ahantu hatandukanye. Nkuko bisanzwe nagiye mpura n'abantu benshi, abantu badukurikiye bamanze babyumve. Yego. Iyo nahuye n'abantu benshi bakabona, harabona nagiye mpura nabo bakabona singigendana nabo. Yego. Udukurikiye ahita amenya impamvu zagize ute zabiteye ndabagakeka. Banakeka, rega niyo ntavuga bakeka. No kuvugira ijambo byonyine kubera iki mwabonaga ngendana naba ariko nkaba nakigendana nabo. Yego. Bamwe mwagiye mukunda mukabambaza muri benshi. Yego. Sibyo kubera iki nakigendana nabo, ahubwo impamvu nakigendana nabo nuko nge nabo twananiwe kugira ute guhuza. Yego, ndabo mwahuje. Nyizerere yanjye, imyumvire yanjye yananiwe guhuza nabo. Yego. Si ngombwa ko basobanura detaye ngo mvuge gutya. Oya. Ariko wowe uri mu bantu natangira urugendo ndi hasi. Amen. N'uyu munsi tukaba tukiri kumwe. Amen. Kugeza ubwo wabonye ibikoresho ukambwira ati David mfasha kugura iki? Ibikoresho. Ukaza nkagufasha kurobanura iki? Ibikoresho. Yego. Kubwira ati ibi ngibi byagufasha kandi byaba ari byiza. Kandi nizeye ko twaguze ibikoresho byiza. Cyane. Abantu bari kurebera ishusho, ni ishusho ribi. Barabimbwiye. Namwe mutubwire. Barabimbwiye ishusho rimeze neza. Amajwi ari gutambuka neza. Cyakora hari umwe mu bacuti banjye ucyumbwira ko kubijyanye n'ijwi, sinzi yenda byaterwa na telefone ye, ariko abantu baba bavuga ko ari sawa. Umwe oyo ubwo biterwa na telefone ye, ijwi riba rimeze neza, yanjye byumva ijwi riba rimeze neza. Yego. Kweho nukuvuga ngo kuba twarambanye kino gihe nuko pasiteri twahuje, kandi nkabona umurongo we ngomba kuwukurikira, akangira inama ahantu bigiye bitandukanye. Nge ndi umuntu mutoya kuri we, ariko araho nashaka gutambikira. Ejo bundi nagize ikibazo cyo kumva ndakarira abakozi b'Imana. Nkumva abakozi b'Imana bose bitewe no kugenda mpura n'abakozi b'Imana benshi, nkumva bose ni bamwe. Ariko ndagushimira mu bantu baje kunkansaringa. Imana ishimwe cyane. Baje bambwira ati David toya. David udakora ikosa. Gendana n'abashoboka. Yego. Abadashoboka bareke. Kuko wowe ubundi icyo nakubwira David, iyo uri mu rugendo hari ibyo ureba imbere, hari ibyo ubona hano imbere yawe, hari ibyo usiga inyuma, hari ibyo uri kubona imbere ariko imbere ukabona ibindi. Mu rugendo rero hari ibyo usiga, hari ibyo ureba imbere. Bari ugomba kubasiga, ariko uri mu rugendo amaherezo igihe kikazidunda bakagusanga bongeye kugukenera, cyangwa bakaza kwiyunga bagaca bugufi, ibintu bikagenda neza. Ariko wowe songa mbere, ndambuye mvukerezwa n'abantu, nava gukezwa nibihe. Wowe uragenda utitaye ngo aba bambye nabi, aba banjindege, aba banyinjiriye. Wowe
reba ku mahame yawe n'indumbero yawe. kandi pe akimara kunsaringa ndashima Imana ko Imana agiye ifasha abantu bakurikira nawe twumva ari gihenda uhura n'ibiguca intege, ariko burya icyambere no kureba ku mbaya mutima zawe. Ese indumbero zanjye ziri kuva he, ziri kujya he? Ese umuntu ndabwo aje kwica indumbero zanjye, wowe urakomeza, kuko wowe nuhagarika indumbero zawe ntacyo bizaba bimubwiye, ukazishima. Niyo mpamvu umuhanga umwe yaravuze ngo ni byiza ko wishimira imbere y'abashaka kurira. Ni byiza kwishimira imbere y'abashaka kurira, ni byiza kusekera imbere y'abashaka ko warira, ko wamwara. Iyo babonye ukomeye mu gihe bazi ko wakagombye kuba byabaye ukundi, babona ko uri umuntu udasanzwe. Pastor rero ndamushimira yaje kunganiriza, arambwira ati Davide weho reba Imana yawe akurikiye, reka kwita ku bantu. Yego. Ndamubwira ati se Pastor ko ngiye naje muri aka gakiza, ndiko nta mukozi w'Imana ushobora kuba wahemuka gutya. Niko naje. Wewe babaho rwose, babaho. Ijambo rimwe nabaje ati mwebwe mu birambye igihe kirekire mwabashe kubana gute nabo? Buriya babaho buri kibuga cyose kiba kirimo abantu babi, kiba kirimo n'abantu beza. Buriya nta utasanga no mu ijuru habaye abantu babi, kandi tuzi ko ari heza. No se mu ijuru habaye umuntu mubi avayo, kanzwe mu isi. Urwo rusengero wicayemo, iyo korale wicayemo, ntibibwire ngo bose ni beza. Iyo butike wicayemo, abo bantu mukorana, iyo kampani ubana nayo, aho mu bamotari, aho mu batagisimeni harimo abantu babi. Ubwo rero ni ukumenya ngo njyewe ndi gutya, ndagenda gutya, kuko no mu ijuru habaye abantu babi. David rero n'undi wese dukurikira utazatungurwa no kuvuga ngo yitwa umukozi w'Imana araguhemukiye, byamubaho, kuko nawe ndabwo aragira mu ijuru, ndabwo ari marayika. Hanyuma rero ndi kugushimira, nawe ushimira abantu bagiye bagufasha kuri ibikoresho. Nanjye nagarutsemo ko umuntu twakoranye urugendo rurerure. Nibyo rwose, ariko ubwo ndi gutera akarenge nsubira inyuma, kuko ari igenda ndazajya mboneka hano kenshi. Birashoboka, kandi buriya ariko ntabwo kubura kwanjye hano ntabwo ari kuvuga ngo nuko nyine na Pastor tuzatwajyanye ikibazo. Oya, ahubwo nuko nyine Imana izaba yaraduteje imbere, buri wese afite ibyo ahugiyemo. Kandi ntabwo nzamubura kuri Gonarike Plus. Nanjye ntabwo nzakura kuri ndi umukristo. Igihe ungeneye uzambona, igihe ngukeneye nzakubona. Yego, ko haracyari byinshi, abantu babyumve neza. Hanyuma rero Pastor, reka tumaze tunyarutse kuri aka kantu tukaveho n'ubundi twa turi ku murimo w'Imana, no kuba ku murimo w'Imana. Tutangire ikiganiro cyacu gutya. Ejo bundi nagiye gukurikira inkuru zigiye zitandukanye mu iyobokamana, ariko biba byiza iyo umuntu aganiriye n'umuntu nkawe ufite uburambe burebure muri umurimo w'Imana, umuntu wakijijwe kera. Umuntu w'inararibonye, umuntu w'inararibonye, ubuzi ngo bimeze gutya. Nkuko wenda nagiye mbivuga, narakubaje ati se bano bantu bana nabo gute? Ijambo wansubije ndarizi. Ati nukwihangana. Nukwihangana byose bisaba kwihangana. Icyo ushaka kureba. Hanyuma nagiye gukurikira inkuru zagiye zitambuka mu iyobokamana cyangwa se kuri social media. Hari umukobwa witwa Zawadi, ni umukobwa wakozwe n'abantu benshi. Yego. Ngenda nimvuga Zawadi ndamuvuga nk'umuntu muzi, umuntu wagize kuba yahura na watarajya kuri social media, akajya kuri social media tugakorana. Yego. Ndamuvuga nk'umuntu muzi, ariko nubwo muzi, reka tuze kubaza ahubwo icyo abantu batekereza. Ntago ndibuvuge byinshi, ahubwo reka mbaze Pastor uko we abitekereza kuba icyo kintu cyamuvugwaho. Yego. Zawadi ejo bundi hasohoka inkuru ko yaba atwite, ariko agatwita inda y'umugabo witwa Brazil. Ni umugabo ufite umugore usanzwe ukora iyobokamana, byose byasanga bigahura umuntu ukora iyobokamana Brazil siwe kuri Zaburi. Naramusuye Brazil kuri Zaburi. Kikiganiro cyawe ntakibonye? Sinzi impamvu yanashobora kuba cyaraje muri byinshi, cyangwa se ariko byagenze, ariko nziko nageze cyangwa nawe cyawe na bya biganiro. Hariho tuyerutse kuganira, arambwira ati ngo Brazil mukoranye ikiganiro, akubaza ngo mbese si turi murayizi? Ngisi turi murayizi, ubwo iyo utazi yo si ubwo nyine ikiganiro ntabwo gisohoka. Nahise baza uwo muntu ati si iyo kubaje ngisi turimo ngo urayizi, nyine nkabashaka kukubwira ati mpa amafaranga ku kiganiro cyawe nyirekure. Ubwo niba utarayamuhaye ndayo namuhaye. Nose nari kugira amafaranga gutega mvuye Rubavu ngagera i Kigali ngagera nandi muha. Ako sikwe katagize izo mpuhwe.
zo kuvuga ati umuntu yavuye Rubavu ateze amafaranga yaje kuvuga ijambo ry'Imana asubiye mu rugo ikiganiro cye ntago nyirekuye kweke atagize izo mwe ngavuga ati kino kiganiro kanyirekure mbo ni kazi cye twikomereze byo biramureba ariko pastor none ukuntu uteye ngo nta n'ikibazo bigutwaye nose bindwaye iki buri cyo uzaba cyo David kira kutegereza cyo uzaba cyo kiragutegereza umugisha wawe ndahujya niba ari ijambo Imana ateguye ngo rizagera aha ishobora guca kudacano rigaca n'ahandi nose ibyanyuze kuri Gone Arike TV rigera rukwigukera kugera kandi Imana yashaka kugeraho ikigeraho uburazwi tugiye kwa Brazil cyane ubu turi wawe ubu none turi no kuri ndi umukristo bitagizwe mu ruhari na Brazil uko dukomeze ayo makuru ya Zawadi tuyumve neza amakuru ya Zawadi rero ko nanjye nasanye nawe nyenya arabutsweho ari gucicikana ko mbuga nkoranyambaga ngo Zawadi yatewe inda na Brazil pasa nk'umuntu mukuru w'inararibonye umva abakozi b'Imana babiri yego umwe yateye undi nda umwe ni umugabo undi ni umukobwa umugabo ufite umugore wasezanye mu mategeko umukobwa ukiri iwabo utarashyingirwa yego wewe wabyumvise ute nk'umuntu w'inararibonye yandangiye uko nabyumva uko nabyumva cyangwa se uko nabifashe burya ndawe bitubaho ndawe bitubaho na Paul yavuze ngo turi mwisi dufashe bihe mu ntambara David nimbera kuri kano nimvuga bino bintu ndi umusore ndari Maria yego isengesho ryanjye yavuga ngo Mana numfasha ngagira umugore ndaragira ibingusha nzagushira tarakomeza nubwo uvuze ngo ntawo bitabaho nawe wishyizemo ko byakubaho nose ndacyari kwisi David ndacyari kwisi ndacyari ku rugamba hari ukuntu tubona abantu tukahita tubizi tukavuga tura ntago byamubaho bari kumubeshyera sawa rero ntangiye ukuntu ngufata numva ko bitakubaho none dutekereza ko buriya David iyo ukire mu rugamba ubugomba kwitegura ko haduye yakurasa kimwe no kunawe uramurasa kuko muri ku rugamba muri kuri tere murimo murarasana iyo agize amahirwe aragukubita wacitse intege aragukubita uretse ko Paul yavuze ngo shobozwa byose na Kristo umbike imbaraga buriya David ikintu nakubwira aho ni naho bamwe bahera ubundi hari n'abantu bakizwa bakibwira ngo bageze mu ijuru Zawadi uyu nguyu uvuze cyangwa se wa Brazil uko nabumvaga mu biganiro byabo Zawadi uvuze ko wamubonyeho live ngiye muzi muri social media ari umukobwa rwose ukubita turazanye cyane Zawadi ari umukobwa ukubita rwose mwumva ngo ni umunyamusanze kuri social media rwose akaba yarabiciye kandi cyeshe ngamumva muri Zaburi nshya nubwo afite ibindi myamakuru yagiye agaragaraho byo byinshi cyetse byamufatanye mu rusengero ubwo rero Zawadi kuba yaba yaratewe inda na Brazil bibaho ariko nanone biteye isoni biteye isoni cyane byashoboka kimwe nuko yenda ari imvugo z'abiki gihe ntabwo nje hano ngo mbihamye David kuko ntabwo nageze kuri tele kandi nawe nabonye iki kiganiro wagisohoye sinziye na niba watwaje kuvuga ngo Brazil ibyo ndi kumva nibyo nibizanguruza muri social media baza Brazil yego sinzi ni wataye inguru kavuga ngo inkuru nakoze yego ngiye bamamagaye i Kigali abanyamakuru bakorera i Kigali y'Gospel sibyo yego sorry bamamagaye barambwira ati David kuzanye Zawadi ukaba tuyi Musanze hamwe na Zawadi aya makuru ko Zawadi atwite urayazi yego abantu babyumve neza just banamamagaye turi kumwe siko turi kumwe naje gukora umurimo w'Imana hano ndavuga ati ntago nyazi ndaza kuyakurikirana nyakurikiranye Zawadi ndamuhamagara ntiyamfata waramuhamagara ndiyagufata yego Brazil nawe tujye tuvugana ndamwandikira nawe ntiyansubiza urumva njewe mpamagara umuturanyi yego namaze ati amakuru ya Zawadi arambwira ati Zawadi ntago aheruka kugaragara ariko nanjye nari maze iminsi Zawadi tagira ute utamubona ntamubonaho
ko tukimara twakoranaga ibiganiro mbere dukorana ibiganiro Zawadi akijya kwa Zaburi nshya n'ikiganiro cya Zaburi nshya gisoko bwa mbere Zawadi yarampamagaye njya kumureba turaganira namwe ati Zawadi urabona utangiye kugenda abantu benshi bakumenya ubwiza ahantu hari imbaraga yego hari ukuntu ugomba kwitwara uwo munsi twaganiye uwo munsi Zawadi ntabwo nongeye kumuca igera twajya tuvugana kuri telefone ukumva ntago ashaka kunyiyereka yego njye namureka uburenganzira bwe ko niko kuri ntago ndi kubeshya niko kuri ariko mbere yaho Zawadi rero wa muntu nicazaga kuri kamera nkamubwira ati Zawadi bari bitwara gutya yego nkamusobanura ati bitwara gutya yego bundi Jase yagiye kwa Brazil bicara kuri kamera yagiye kwa Brazil hari ibintu amaze kumenya kuko kuri kamera uburyo bitwara yego ari nje wagize ute wabimusobanuriye wagize ute wabimusobanura ariko kigira kwa Brazil ntago nongeye kumubona uko niko kuri nawe niba dukurikiye ahamagare avuga ati David ibyo uvuze ntago ari byo ntago ariko yego sibyo rero yankuru nkimenya nagiye ku musiri wabo nsanga ntabahari ngo mubaze ati Zawadi nugute ibyo ndi kumva ne kuri nukuri gezeho ntabahari hagira ncoka ngiye gutegereza undi muntu ahita amamagara nsubira ku kazi aho nkorera yego ngize amahirwe mbona uramutumirwa wabonye nawe mutanya wa Zawadi nibwo twaganiye kuriye yego ariko mu byukuri ntago nigeze nemeza katwite kwako ntago ndamenya mu makuru na Brazil namwandikiye ntihansubije yego none nge nari gukora iki aho ngaho nyene urumva iyo tuvugira hano mu binyamakuru cyo bikora wenda amakuru kino nabizeza yego ndakomeza kugenda mpamagaza Zawadi nubwo atari kumfata yego ndakomeza kuko nimero ndayifite nyine Zawadi turaziranye yego usibyo ko kijya kwa Brazil twahise tugira mwese musa namutandukanye gusa yanda tugerageze kwihutisha ikiganiro yanda icyo navuga ko iyo nkuru nuko yanda wabikurikirana birashoboka kuba yaba twite cyangwa se bikaba bidashoboka akaba ari amagambo yaryayo hanze hano kuko na David twicaye hano hari abantu bagiye batuvuga ibintu umuntu akakugira dayimoni ndacyo utakoze ngo umwana w'Imana umuntu akakugira satani ndacyo utakoze ngo ukiranuke kandi bakavuga ibyo rimwe na rimwe ukubutse ngo mu 2 mu 3 mu 7 bakabivuga uri muri 40 jours kumva rwose ikintu cy'igihuha cyazamutse aho ngaho ubwo rero kano kanya ntabwo ngiye mu mwuka ngo Imana ibimbishurire niyo mpamvu ugiye ngo bishobora kuba byo cyangwa se akaba atari byo ariko noneho rero birashoboka nk'uko ngo ugiye ngo byabaho kuko Brazil ntabwo ari marayika nane Zawadi ntabwo ari marayika kandi nk'umuntu batindanye nanone kuko nakunze kumubona cyane kuri Zaburi nk'umuntu batindanye nawe urumva kagomba kuzamo hatabaye imbaraga z'iki z'Imana imbaraga z'Imana ikintu nari mvuze ngo ndi umusore nahanganaga navuga ngo Mana ningira urugo nzagushima Imana imba urugo ndi Mariya uyu munsi ndi umugabo ufite abana benshi ntabwo ari bake pe abana mfite ni benshi ni benshi ariko burya naje kumenya ndavuga ngo satani y'umusore niyo satani y'umugabo ogaba ibitero ku basore niyo yabigaba no kuba gabo dufashwa no gusenga David nama badukurikiye dufashwa n'imbaraga z'Imana kuko turi imisi turi mu ntambara turi imisi turi ku rugamba turi mu isi ugomba kumenya kuri ku rugamba imbabune yavuze ngo kano kantu hari abantu none bavugira Imana bakagera ku rwego bakagera ku mikerezwe wavugiye ibintu bavugiye ibintu gabase koko Mana we uyu muntu yageze mu ijuru kandi wera ikintu nakibwira bene data muri hano ikintu nakibwira bene data muri hano nurwana n'umuntu ukabona wamunesheje sigara n'imbaraga yenda wakitabaza guhindukiranye niwerukanga ku muntu ukabona wamyerukanzeho imbaraga zose ndose bateganya nizo wakoresha ramutse aguhindukiranye bura David waruzi ko hari n'abantu bakizwa bakarenga umusaraba hari n'abantu bakizwa bakarenga iki bakarenga umusaraba
agakizwa karenga umusaraba. kandi nasomye umubwiriza arambwira ngo ndugakabye kukiranuka kukiwe abo barenze umusaraba barenze umusaraba bene abo ngabo barenze umusaraba. Iteka ryose iyo wumva ko ari wowe ukomeye, kumva ko ari wowe kirangirire, kumva ko ari wowe uri kuvuga isi ikakumva, uri hafi yo kurunduka. Uri hafi yo kurunduka. Bundi uzamutse igiti ukagera mu bushorishori hasigaye iki? Hasigaye kugwa hasi. Wenda rekurenga ubushorishori. Kuko iyo urenze ubushorishori uraminuka. Wirinda kurenga iki? Ibanga ry'ubutsinzi ni ukwirinda kurenga ubushorishori. Kuko urenze ubushorishori wongera kwisanga ku butaka. Niyo mpamvu iteka ryose duhora twisanga ku mavi dusenga tuvuga ngo Mana twongera imbaraga, tuvuga ngo Mana kora ibi, tuvuga ngo Mana duhe tumare kuno kwezi tukiri mu buntu bwawe. Kuko kugera ku buntu bw'Imana birahenze, ariko kubutakaza ni mu masegonda make cyane. Zawadi rero nabo ba Brazil bijaba, ariko twabagira inama yo guca bugufi bakongera kumanuka bagaca bugufi bagasenga, bagasaba Imana imbabazi ndetse n'abantu b'Imana imbabazi. Kuko ndabizi Imana irakicaye ku ndebe y'iki? Y'imbabazi. Reba kara kantu niba karimo neza ku kaboro ka. Niyo mpamvu kiza Yesu kandi niba twite, kuko batwite ndabwo ari icyaha. Munyumve neza, kuba twite ndabwo ari iki? Icyaha. Kuba twite ndabwo ari icyaha. Icyaha ni ikihe? Kuko ni umukobwa cyangwa se n'umudamu azatwita. Bona umudamu abereyeho kubyara. Wabanza unyumve, umudamu abereyeho kubyara ho ku buryo yatwisemo inzira byaciyemo kugira ngo atwite. Sadepa ko uravuze ngo Brazil ni umugabo ufite urugo, wanimariye ndabizi, wabonye n'amashusho nabonye n'ibukubwe kuri social media. Zawadi ni umukobwa cyangwa se yana umudamu ariko wibana. Ubwo rero bishaka kuvuga ngo uburyo yatwisemwo burasaba ute? Nicyo tugomba kwibazaho, kandi byaba ari nabyo tukababwira ko bishoboka, ariko tukabayobora inzira yo guca bugufi bakabyemera bakareka kubisha. Bura David, icyaha uragisha kikabyara ikindi. Uragisha kikabyara ikindi. Ariko icyaha gihari ukamenya uburyo bwo gucihana, ukagisandaza ugakubita hariya, Imana ikugirira neza. Bemere, bagaragare, babivuge. Byarabaye, ariko turasaba Imana iki? Imbabazi. Niyo nama nabageranye n'iryo sengesho nabatura muri iki gihe bimeze uko nguko. Ibi bintu biri kugenda biba ntago ari ugutukisha umurimo w'Imana. No gutukisha umurimo w'Imana. Ndabwo babesheje Imana icyubahiro. Ndabivuga kandi nongere misubiremo, ndabwo babesheje Imana icyubahiro. Biba byabaye ng'abantu baba bari ngitara hariya nyine baba bamurikira bari icyitegererezo, ngabino iyo byabaye biha Satani urwaho. Niyo mpamvu iteka ryose navuze ngo turi mu ntambara, ugerageza uko ushobora kose kugira ngo haduyi atakurasa, ariko igihe yakurashe ikuremo umwambi ukomeze urugamba. Muri rusange Zawadi aramutse atwite, ngo no gucibwa mu itorero. Inama twayitanze aramutse atwita, nabwiye ko gutwita si cyo cyaha. Yagenda cyane ubusamanye bwabaye bwavuyemo gusama inda y'umwana. Yamara kwagera itorero rye akarisaba imbabazi, gikoranye itora dutanga ibihano bakabimuha akabikora. Kandi Imana niyo imenya uburyo duca bugufi, Imana niyo mutunzi w'imbabazi, ni nayo
neneyeze byose kuri Zawadi. Kuko nubwo bimeze gutyo urukundo rw'Imana ruracyari kuri Zawadi. Imana iracyamukunda, twe mu maso yacu byabaye bibi, mu maso y'abari bari gukizwa nk'umuntu w'icyitegererezo. Hano Satani arahinjirira abantu bagacika indege bate baba nitwabizerega none dore twe bibaye. Satani agenda ari kongora ati dotse wawe ndisi nawe wowe se uri igiki. Ariko nama nabagira kwegera itorero abashumba babo basabe Imana imbabazi n'itorero imbabazi. Yes, murakoze cyane. Numva nta kindi kintu nshobora kuba narenzaho kuri Zawadi, ahubwo kitse niba ari nk'umuntu dushobora kuba dukurikiye. Yego, ni ire somo yakora kuri Zawadi na Brazil? Isomo yakura kuri Zawadi yenda ngange isomo nabakuraho n'utuntu dusa na silogo zanjye nagiye mbamo. Ko urabona igihe imyaka maze ngendana n'Imana, hari benshi twahagurukanye bagenda bagwa bacika indege, aricyo iyo nabonaga umuntu twagendanaga yaguye Satani yamurashe, ngiye narushagaho kwirukanga. Narushaga kwirukanga, narushaga gusenga, narushaga kuzamuka imisozi, ngavuga ngo urashuriye nanjye yandasa birashoboka. Kugera nano uyu munsi ndacyahatana mu rugendo kugeza ku munsi wa Yesu Kristo azamamagariraho ngatabaruka. Uyu muntu rero ibyo twabigiraho, mumenye ngo hadoye yarashe bari abantu, nawe ni wowe wasigashe. Kora ropuri rero kugira ngo wongere wambare imbaraga, wegere Imana cyane kugira ngo nawe mu gitondo hadoye yarashe bazabede nawe atakurasa. Hanyuma rero reka tuve kuri Zawadi twivuga ijambo ry'Imana, nabyo byari ingenzi kumuvugaho kugira ngo abantu dukuremo amasomo agiye atandukanye. Abantu bari kwibaza bagaca Zawadi urubanza cyangwa se ako ni nabyo babacamanza abandi babura. Ariko buriya ngo umuntu uzi imikorere y'Imana, ng'umuntu uzi haduyi duhanganye nawe, yagakwiye kugenza make, akagenza make ahuko akabasengera, kandi nanone we agakuramo imbaraga zimushoboza kugira ngo agendane n'Imana. Naho abacamanza bo ndibabura, ariko ni nabyo ndibabura ni nabyo, ariko buriya siho kuri kugarukiye ku manza zabo. Ariko nabo nyine bamanze bumve ukuri, barebe ukuri, bategereza Zawadi. Ngenda komeza gushaka Zawadi. Yego, igihe nzamubona cyose akampukuri nzawutangaza, cyangwa se n'ahandi nzabona nkabona yahavugiye ukuri. Yego, nzabitangaza. Ariko muri iyi atari yavuga ukuri. Yego, ni ukuba dufashe amakuru tubona. Dongo turacyari gukeka, turacyari mu rujo ko tuzi ko amagambo abaho, ariko nano tuzi ko nabyo bibaho. Abavuga ngo 80% y'abantu bavuze inkuru nkabari impamo. Buriya ngo ni inkuru yasakuje. Burya iyo nkuru ntabwo ipfa kuba yaje gupfa kuza gutyo. Hari icyabiteye. Kandi nawe niba azi ko icyo bari kuvuga kitari ukuri, nawe yakaje akaheza abantu kuri ku bantu bamukunda, nibirinde byagira ahangaha. Abo kuba ari gutinda, niyo mpamvu inkuru ziri kugenda zigira ute nanone zibanyishe. Wowe nawe nahaguruke. Zawadi handuri ngereka nkwisabire. Zawadi genda gusabye ahantu uri kugira ngo abantu badakomeza gukora inkuru nyinshi, bagakora ibintu bitari byo akavamo n'ibicumuro byinshi. Ngwino ubwira abantu kuri, niba utwite ntawe guteye amabuye, utwite ni byiza, pasiteri yabivuze, ahubwo uburyo watwisemo nicyo kibazo. Wanasaba n'Imana imbabazi, ukajya mu rusengero ugasaba Imana, ugasaba urusengero imbabazi, kandi zaki ibintu byose byagenda neza. Kuko ariyo nama natanga. Buranda cyaha Imana itababarira. Kimwe nuko n'abashumba ndacyatutababarira, biterwa n'uriya muntu ko yaje aciye bugufi. Kuko buriya ndacyaha Imana itakubabarira. Niba ari ndacyaha Imana itakubabarira, n'abashumba ndabyatutubabarira. Kuko uriya muntu siburabwira David, buriya no kugira umutima ushobora kwihana, nabwo ni n'ubutwari, ku buryo umenya ngo nakoza cyaha, ubwo nagikoze Imana ijuru ringwiriyeho, ariko Mana ndawundi wandabara, ni nawe nde buhungeraho. Akura Satani ashobora no kumwigisha utuntu yikuremo, kikaba ikindi cyakirinjiye. Nabyo abantu bakabimenya. Yego, dutoroke. Nabyo abantu bakabimenya. Nacikiriye ande makosa akabarinjiye. Amakosa yenda gukora. None ko wandende myaka yo kubakirageze vundunga, ukaba umugore wa kabiri. Sibyo asi ukabura haritse ukawinjiye mu bushorike. Ariko
kumenya guca bugufi, kamenya ngo nacumuye, ngiye gusanga Imana imbabarire, ngiye gusanga abashumba banjye mbyerewe bati byambayeho nanjye munsabire Imana imbabazi. Buriya niko kuri nabwo butsinze. Hanyuma rero reka twigire mu ijambo ry'Imana kuko nicyo kintu kigenderewe cyane. Ibyo twavugaga nabyo ni ibyubaka umurimo w'Imana, ariko reka twivugire ijambo ry'Imana. Nicyo cy'ingenzi, sibyo? Siko bimeze pasi, kuko numva ibyo twavuze byose ni ukubaka umurimo w'Imana, ariko icy'ingenzi cyane ni ijambo ry'Imana. Abantu bazi ko nkunda ijambo ry'Imana, rishakira ibigiye gitoya kuko n'ubundi nta gihe kinini dufite. Ibe riri ijambo ry'Imana, ibe riri ijambo ry'Imana. Ni karibu pasi. Nebe tuba twavuze nabyo bifite aho bihurira n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mu mbano Imana yavuze cyangwa se yatanze, harimo kwigisha, harimo kuvuga ubutumwa, harimo guhanura, harimo kurobanura imyuka, harimo kuvuga indimi. Ubwo rero tujye dutandukanya, kwigisha bitandukanye no kuvuga ubutumwa cyangwa se bitandukanye no kubwiriza. Niyo mpamvu bino tuba twaganiriye twahereyeho biba bisa no kwigisha cyangwa se guhugurana, cyangwa se kumenya uko twakwitwara mu bwami bw'Imana. Nguko nababwiye ngo hari n'abakizwa ukagira ngo bageze mu ijuru, ugasanga basa n'abantu barenze kuri karite yabo, bakajya no mu mwanya w'Imana, bakajya do ugasanga ibintu byarakomeye rwose. Kuko buriya David, kintu nakubwira, turi misi, turi mu ntambara, iteka ryose ku mavi niho hadushoboza gukomeza guhagararana n'Uwiteka Imana yacu. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira, tugiye kurisanga hano muri Yesaya, igice cyaho ni cya 60. Turasoma duhereye ku murongo wacu wa mbere. Titira amagambo atubwira ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Ubuntu buhanuzi bwawe, yewe umukobwa ungurikiye, yewe umugabo ungurikiye, yewe mukecuru, yewe musaza, yewe musore, yewe mukobwa, ubu n'ubuhanuzi bwawe bugiye kukumanukira. Utega amatwi, Imana kirushaho guhabwa icyubahiro. Murongo wa mbere atubwiye ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira wowe. Vuga ngo njyewe. Kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Vuga ngo nanjye buzangaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ubura amaso yawe uraranganye urebe, bose baraterana baza bagusanga, baje aho uri. Abahungu bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Niho uzareba ugaca, umutima wawe uzikanga, hanyuma waguke, kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja buzakwegurirwa, n'iby'ubutunzi bw'amahanga bizaza aho uri. Akira ijambo ry'Imana. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, indego naguha nyiri ijambo ry'Imana iravuga ngo biracyashoboka. Vuga ngo biracyashoboka. Wowe undaza amatwi, vuga ngo biracyashoboka. Wowe ubona ibihe biteye ubwoba, kaburi muri situwasiyo itameze neza, kaburi mu manza, kubyara kabutegereje igihe kinini cyane, urubanza rwarakuzengereje, uratsinda bakajurira, watsinda bakajurira, umaze gutanga amafaranga kuri bavoka ni menshi. Wowe ubona utensa mu bitaro, ukabona murwayi wawe aho gukira ari kuremba. Wowe ubona utensa mu butayu, ndagira ngo bwire ko bigishoboka kubona ukuboko kw'Imana gukiza. Ndagira ngo bwire biracyashoboka kubona imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. Biracyashoboka guhaguruka kw'icyo gisasiro cy'umwanzi umaseho iminsi. Biracyashoboka gutsinda urwo rubanza. Biracyashoboka kubaka urugo. Biracyashoboka kubyara. Mana nishimwe cyane. Mana nihabwe icyubahiro. Oyo ni Yesaya wahanuye ubu buhanuzi, ariko uyu munsi ni Labani busubiyemo. Niwe wongeye kubwira ngo biracyashoboka. Hari igitondo kimwe umutima wawe uzikanga. Hari igitondo kimwe umutima wawe uzikanga ku byo uzaba uri kubonesha amaso yawe. Hari igitondo kimwe uzaguka.
garagara nk'umuntu umaze imyaka mu mfundana, garagara nk'umuntu umaze imyaka mu butayu, butamazamo imyaka urabuze n'umutima wawe, ariko ndakubwira ngo biracyashoboka kuva mu butayu, biracyashoboka kubyara, biracyashoboka kubona akazi, biracyashoboka kubaka inzu yawe, biracyashoboka kubona ayo mafaranga y'ubukode, biracyashoboka ya mukobwa bwabo uko Imana akubwiye buracyashoboka. Mani twegere kandi kindane natwe cyane. Oyo ni Yesaya wahanuye aravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe ushe. Haleluya, Imana ishimwe. Ye mukobwa byuka urabagirane, ubu ni ubuhanuzi bwawe. Ye mudamu byuka urabagirane, ye mugabo byuka urabagirane. Imana ishimwe, byuka urabagirane, umucyo wawe uraje, umucyo wawe uraje, nyenyeri yawe igiye kwaka. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Burya hari ibintu byinshi cyane byagiye bisubiza abantu inyuma, aho wari werengeye umugisha ugasanga byanze, aho wari werengeye amahirwe ugasanga byafiyarinze, wari werengeye ubutabazi ugasanga inzugi zafunzwe, ariko nguzaniye ijambo rivuga ngo biracyashoboka ko wishyurwa ririya deni, biracyashoboka ko wishyura ririya deni, kuko umucyo wawe uraje. Ubwiza bw'Imana bugiye kukugarukaho. Biblia tubwiye ngo nubwo waretswe ukangwa, hano ni ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira, ndetse abantu bakaba bazi ko nta cyiza cyaguturukamo, abantu bakaba bazi ko nta cyiza cyaguturukaho, ariko uracyari umukandida w'ibyiza. Ya musore, uracyari umukandida w'ibyiza. Yewe mukobwa, uracyari umukandida w'ibyiza. Yewe mugabo, uracyari umukandida w'ibyiza. Mana nishimwe, uracyari umukandida w'ibyiza. Mana nihabwe icyubahiro. Niba ugihumeka ukaba ukigendanye n'Imana, uracyari umukandida w'ibyiza nshuti yanjye. Mana twegere kandi tindane natwe. Hari biri kukurwanya, hari abari kukurwanya, bari kugutega imitego. Mana ihabwe icyubahiro bana b'Imana, ariko ndakubwira ngo iyo mitego ugiye kwisimbuka, iyo mitego Imana igiye kuyigukuramo, uri kugenda wese ku by'ibihe. Burya David, hari igihe umuntu ahindura amayira ku by'ibihe, hari igihe umuntu ahindura amayira, hari igihe umuntu ahindura ahahahira ku by'ibihe, hari igihe umuntu ahindura ahanyura ku by'ibihe. Uhinduye ibihe, uhinduye amayira ku by'ibihe, uhinduye aho uhahira ku by'ibihe, ariko ndakubwira ngo ndabidashoboka ku Mana. Mana ishimwe cyane bana b'Imana, nta kitashoboka mu gihe gishyizweho. Ubu n'ubuhanuzi Yesaya yahanuriye i Buyuda cyangwa se Abayuda, ngo bari bamaze iminsi mu bunyage, bari bamaze iminsi babona nta kintu, bari bamaze iminsi babona nta gikoreka, ariko igitondo kimwe Imana irabasangira babwira ngo genda ubabwire babyuke. Lefodotate Grerimene, iri jambo kubyuka mwanya ni muto ngo dukomeze turivugeho. Hari umuntu babyutsa ariko akaba yari ataryamye, hari n'uburyamye bakamubyutsa, hari n'ubasha banga babyuka. Mana ishimwe cyane, ijambo turisesenguye. Hari n'uburi mu kazi abona ndakigenda ariko akabyuka, hari n'uburi muri bizinesi yararyamye, ariko muri iki gitondo Uwiteka yaravuze ngo byuka, byuka urabagirane, bizinesi yawe ijya imbere. Mana ishimwe cyane, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uraje. Nawe ugiye gukora byemere. Lefo tuse kontane mene, kuko Imana idafite icyo gukora ku buzima bwawe. Imana idafite icyo kurema ku buzima bwawe. Ibyo Imana ivuga, ibyo Imana ntabwo birarangira. Oya, mugambi w'Imana uracyari mwiza ku buzima bwawe. Lefo tuse kontane medegreri. Hari umuntu wamamaga mu misese kuri telefone, umuntu benshi baduhamagara bati, Pastor bura nabo mwana w'Imana, ku by'ibyaha byanjye
nawe byuka mu izina rya Yesu. Birashoboka ko nawe iteka ryose wiciraho iteka, kavuga ngo itabi ryangeza aha, kavuga ngo ubusamanye bwangeza aha, kavuga ngo ubu mutima mubongeze hano, ariko nawe ijambo ry'Imana ryavuze ngo byuka, byuka uve mu byaha, byuka uve mu bibi, byuka uva wari umaze iminsi adabagirane, kuko umucyo wawe waje. Mana nishimwe, reka dusoreze hano. Mana ibambere umugisha, Mana itindane namwe cyane, ariko humura, Imana iracyafite icyo gukora ku buzima bwawe, kandi ndakimana itokora mu gihe gikwiriye, ndakimana iturema mu gihe gikwiriye. Komeza wizere Imana kandi ugendane nayo. Nimwakire ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma turagushimiye cyane Pastor kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho. Twagiye tuganira ku bintu byinshi, tugushimiye umwanya waduhaye, aba kuri Ndi Umukristo ndetse no kuri Gonarike Plus. Amen. Imana ihabwe icyubahiro ku kanya waduhaye. Amen, amen. Hanyuma dushimiye no ku bantu bagiye badukurikira no kuri Gonarike Plus ndetse no kuri Ndi Umukristo, ku muntu watangiye ikiganiro akaba gisoje, nawe turamushimiye cyane. Amen, amen. Hanyuma n'umuntu wakoze subscribe haba kuri Ndi Umukristo no kuri Gonarike Plus, nawe turagushimiye. Nawe ugiye kuyikora turagushimiye. Nawe wadukurikiye ariko ukaba utayikoze wibuke kuza kuyikora, nawe turagushimiye. Amen. Hanyuma rero reka ngewe nsabe kuri Gonarike Plus nk'ibisanzwe hano kuri Ndi Umukristo ho niwe mu rugo, mwabura nimero ye. Kuri Gonarike Plus nimero tuba tugomba kuyifata kugira ngo umuntu wifuza gusengana nawe azasengane nawe. Basa rero watubwira nimero yawe ukanadusoreza n'isengesho. Ni 078454838226. Ikiboneka no kuri WhatsApp wambuze bisanzwe kuko hari igihe telefone biri busy ndi mu masengesho, cyangwa se abantu benshi babaye magari kaba kompoze, wanyandikira kuri WhatsApp igihe mboneye ubutumwa mba ngomba kugusubiza. Imana yacu igahabwa icyubahiro. Mana turagushimiye, izina ryawe ryubahwe, wakoze imirimo n'ibitangaza ubana natwe, turakunezewe cyane, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana ifite ubutware bwose, uri Imana ifite gukomera kose. Mana turakunezewe cyane, izina ryawe nirishimwe. Uri data wa twese kandi uhoraho, imigambi yawe ni myiza. Sengeye bano bene data bashiki bacu badukurikiye, Mana ujye ugumana nabo mu gihe cyabo cy'umunsi mubi, ujye bakomeza, ujye ubaha imbaraga mu gihe cyabo bikomeye. Kristo mwiza mwana w'intama w'Imana, ujye utindana nabo kuko uri Imana y'urukundo. Ngagirira neza abawe, ubafashe muri byose, barengere kuby'ineza n'imbabazi zawe. Niko dushimiye Imana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Amen, 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 amen.